arabuzi benshi abadamu ufata nk'aba role models bawe uvuga uti abantu y'umuntu kanaka ndabemera ani babiri mushiki wabo na Scovia. Scovia ura ubundi ni izina rye Mama Rwagasabo. Mama Rwagasabo. Ahubwo yagomba kwita mama. Wemera kabisa. Yeah, wa mbere ni Aurore. Miss Aurore. Kayibanda Mutesi. Yes, wa kabiri ni Naomi na Jolie. Na Jolie. Abo nibo bantu. Miss Aurore. Tujye kugenda ku murongo. Miss Aurore kuki umukunda? Kuki wemeye kari Miss kabisa na nuwa kikuri mu mutwe niwe wa mbere. Hari ikintu njya mvuga it's life is a teacher. Kandi ntago ugomba kwerekana weakness zawe ku bantu bose. Uko yizigizemo niho abantu bazabona aho bakubonera aho bagukura sinya. Gomba kubihagaramo kava yes birabaye ariko ntago ari divorce nza kongera gushaka. Why not? None se kuranyumvira di. Nose none Imana yashizeho akadomo ngo ntago uzongera gushaka. Nose mbaye umunani. Ngiye kuba umwikirasa umva uzabyara nk'abana bangahe aba ari bo Imana izashaka aba mfite 5 twuzuzi tujya kuri Miss Naomi. Miss Naomi ako Naomi azamo nyuma ya Jolie. Jolie kuri Jolie rero we ariko ntago ugendera kuri value y'ikamba value ubwayo kuri baba guteretseho gutya ngo cyo nicyo kintu ese bakiri gutereka wumva umeze ute umera nk'umukobwa ba propose bamuha impeta ya fiançailles. I guess so ngo kwiraremereye hizabu yawe iraremereye none urabona hariya twayirwanye nka bakinshiraho nayirwanye hafi nk'amasaha 3 uryambaye gutyo njyambaye ariko numvaga umutwe nagendaga umutwe wumva ugiye nko kuvaho ibire ushaka kwisiga oya ntabwo nashobora nubona ko ngo nashizemo pause ariko nashizemo pause kubera twahoraga twisiga wa makeup numvishe ngo si nziza cyane buriya ha Majesty Vanessa nawe twigeze ngiye kwihurira gutya tubyutse mu gitondo yewe data reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane umukunzi wa Iris TV ndizera ko aho uri hose uguwe neza ndetse ubwo ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi duha comments no munsi rero uri special ndi kumwe na Nyampinga niko tubyita ariko mu ndimi z'amahanga ni Miss ndakwakiriye ku ikamba ryiza ariko akoze Laura twari dukumbuye ikamba mu banyarwandakazi cyane yego ese kutuje cyane abamisi bose baratuza baba bitonda gutyo oya niko simbiza abandi ku giti cyanjye wapi yego mu bintu bya Miss ngira ngo turaza kubiganiraho ni Miss Africa Golden International 2024 ni kamba riryoshye cyane uri first runner up ukaba n'umunyarwanda ubwo ni Miss Rwanda nicyo ngira ngo niwe munyarwanda wari urimo umuntu ukubonye nonaha kugira ngo tuze kwinjira muri Miss Africa Golden tuze kwinjiramo nyuma umuntu ukubonye nonaha amazina yawe ninde ese ino career yawe yinjiyemo gute ya Miss Rwanda dore ko byabaye nakazi ngira ngo ubu ntago bikiri bya bindi bisanzwe oya amazina yawe yose amazina nitwa Laura Sarbose abenshi banziho Nina na kanina nakawe naryo nkunda gukoresha cyane Nina umeze ute kanina nakazina wumva koroshye koroshye yego umuntu akwise Miss Nina nta kibazo nta n'ikibazo aho ngaho rwose nkaba ndi umunyarwandakazi imyaka 27 ndakora ndi umunyamideli yego birahagije ibyo biba bihagije birahagije ejo bundi nahoze mbona Miss Naomi
uwo bazabana cyangwa se fiancé we yateye ivi ndetse bakora n'ibirori ngo bya bimwe mwita bridal shower, byari ibintu biryoshye cyane. Wowe mu buryo usanzwe uri ingaragu, ufite mukunzi? I'm single. Single and grateful. I'm grateful. Ikintu cyo kuba single rero abasitari mwese murakigira? No, ntabwo byo ngibyo singendera kuba ndavuga ku giti cyanjye. I'm single and grateful ubu ngubu. Yes. Okay. For now. Now. Ariko ejo bishobora guhinduka. Ni wamenya, nta wamenya rwose. Ariko for now ndi kugeraho kariyeri yanjye. So Imana nibona ko ari ngombwa. Azamuzana. Birumvikana. Yes. Nina cyangwa se Sarah, byose n'amazina yawe. Uyu munsi wambaye ikamba, navuga ko mu Rwanda nibwo nge nkiribona, ariko byo nasomye ko byari ku nshuro ya 7 muri Afrika. Yes. Bituma mpita nibaza ubundi ukiri mutoya ibyifuzo byawe. Hari ukuntu umuntu akura ngo nzaba umupilote, ugasanga isaba umu DJ, ugasanga unaravuze ati nzaba umuganga, ejo ugasanga ebana n'umuhanzi. Ejo wowe wakuze ufitiye imumbero yihe, wumva kuzaba iki? Okay, ngewe nago indoto zanjye zo ntago navuga ngo nashaka kuba umupilote cyangwa umuganga. Aya. Ko ndabyibuka kera nakundaga umupira. Ako n'ubu ndacyana ukunda. Cyakunda football. Cyakunda football. Ndacyana ucangamo. Urawukina? Ndanawukina. Ntugire ngo Nina waretse kunsetsa. Ndanawukina. Yes. Yes. Ndanawukina. Amafoto yawe nabonye Nina. Ubu ukina kuri kangahe? 7. Midfield. 7 abakora iki? Reka tuba tubyihorera. So ibintu by'ibinyamideri ntabwo byigeze binca nko mu maso. No. Ibi ngibi nabibonye umwaka ushize. Igihe nitabiraga Rwanda Global Top Model, ubu ngubu ryahindutse nka Rwanda Global Diversity. Nibwo naryinjiyemo, navuze ngo ariko reka ndijyemo. Hari bya bintu uvuga ngo let me risk it. Urumva burya umenya wenda ibyihije inyuma uravuga ngo reka njye mbijyemo, reka ngerageze nanjye. Kuki se ko nta n'umuntu wari ubizi, abantu benshi bagiye kubona babona gusa ndi kuri platforms gusa wijyanye gutyo baravuga se. Hari umukobwa ariko ndakwibutse bana, hari umukobwa mwahatanaga wagusigaga amanota ejo ukamukubita gutyo nyuma y'iminsi 2 ukongera ukaba wa mbere. Yes. Ndabyibutse. Sawa ngo no byatangiriye rero. Turongeye turakwakiriye rero. Ubwo twari tugufite n'ubundi. Byatumye nibaza rero mu bwana urumva ko wakuze kundira football, ntago wigeze ukunda ibyo bya Miss. Wapi. Abakobwa base bakundaga football akenshi ko babaga ari abajama. We waje kuba umukobwa gute? Kuko nabonye udukanzu kuri wenda kuri bari kugenda babibona kuri video. Je nabonye amakanzu wambaye, amapantaro ari gufitinze. Buriya football ayishobora gute? Buriya amakanzu nyambaye navuba ahubwo. Sure. Nyambaye ndi mu wa 2 secondaire. Nyine ibintu bya gikobwa tu. Bitangiye icyo gihe. Niko nabivuga. Niko nabonaga bigoranye. No. Ari uburyo kuramo kumva nyine ibya gikobwa ntabwo uri kubyiyumvamo. Ariko ngiye nibwo byajemo, nibwo nyine ngeze muri wa 2 secondaire nibwo narumva wahitaga witekeza avuga ngo okay ndo umukobwa so reka nangire kuba we. Kurikize imico ya gikobwa. Imico yo yari narimo ariko nyine urumva kugenda ukambara nyine gikobwa ikanzu uranaga no kuvuga mini. Ikanzu amajipo ngo kitera makeup byahaga ari ibintu biri inyuma. Nyine nayibona abandi biri sawa. Handi nkabona umuntu mva ni sawa ariko ngiye kujya kubishiraho nkabona wapi. So ariko nyine ukugenda urabona kugenda ukura niko n'imyumvire n'ibintu byose nyine ugenda urebamo ishusho itandukanye. So rero nibwo natangiye numva kwa makanzu amajipo gupozinga
ugapoza nk'abakobwa wifashe nyine bya bindi njyewe nagendaga mbyiga gahoro gahoro so kugeza ubu ngubu. Ubuzima bwa gisore navuga ko ari ubwa gisore urumva wiga muri za primaire secondaire wenda troncome tuvuge urumva rutarabimenyera ibyo byose ntabwo watangira ugeze mu wa kabiri ngo uhite umenyera kwambara gikobwa urumva byarakujenaga rimwe na rimwe. Ubuzima bwo kuba rero wiyambarira kijama ukina football ku ishuri bakwakiraga gute? Hakwakiraga nk'abandi bose. Abakobwa tuba tubita cy'abahungu. Njyewe ntabwo ibyo gizezamo. Akuse ko ari mwiza ubundi ni nari kuvuga gutyo. Nta n'uwanabivugaga. Nta n'uwabivugaga kuko umva ni nkaho navuga ari ikizi. Ntawe wabasha kurivuga nyine. Yego. Hari ibintu nyine uvuga ukareba umuntu akavuga ngo ya hari respect ugomba kugira so niyo situation nari ndimo mbega. Yego. Ibyo ntago ninya ariko byo urumva iyo ukura ugomba kumenya sides zose. Gihungu gikobwa nubwo wenda uri gender imwe ya gikobwa ariko ugomba kureba ahantu hose situation hose ukuntu zimeze nubwo ukumvuye iside imwe ukanumva niye kugira ngo uko ugenda ukura ugende umenya ngere nuko situation nge yari imeze nagendaga nkura ndeba sides zombi atari side imwe. Yego. Ntago byakugoye kuba wakwisanga mu bakobwa cyangwa urumva ukuze ukina football wigaga hehe? Primaire. Yego. Primaire wize he, secondaire yo troncome wigaga he? Primaire nize Kigali Parents. Yego. Mu wa mbere nigaga groupe scolaire officiel de Butare. Mwiga umwaka umwe nibwo nahise kandi muri mixed nyine. Ari mixed. Yego. Mitamava mitangi Kayonza New Life Christian High School ari naho nasoreje wa gatandatu. Yego. Impamvu rero nkubajije uko hari ukuntu ubusanga abasore urabizi hari abasore bafite amashagaga muri secondaire akava muri 6e akaza kureba wa wundi wiga muri troncome aje kumuganiriza iby'urukundo urabizi ko aribwo benshi batangira gukundana copinage nk'iyo ngiyo nubwo ni imyaka nta wabihakana ubwo abafezo ucamo. Yes. Byo igomba kukugeraho. Abakubonaga barakubwiraga bati Saha nagukunze Nina nagukunze cyangwa byarabagoraga nyine. No, harabazaga. Batumwe. Batumwe n'umukuru agatuma umuto. Aha. Ariko rero ngiye gukurumva nakuze urumva society n'abahungu cyane so nabasha gutekereza. Nero bamwe bakananinya. Abo mukuninya bakandika amaretre. Arizo nasubizaga n'inza nanasubizaga. So aho ngaho rero mu kugutinya niho hazamo niki n'icyubahiro. Yego. Burya ntago wabivuze. Yes. N'ukundura mutima. So ni nkaho undi ukuntu umuntu avuze se guhitamo umuntu kukubaha cyangwa se akagukunda ni ikiye wagira mu ngere n'ukunyubaha buriye. Ko ntago ariko buri muntu wese azagukunda. Ariko iyo bakubashya bakubashye. So nuko ngere nari meze. Uko nabo twavuganaga cyangwa nabo twageraga wabona percentage abo twahuranaga cyangwa nabo twavuganaga bari abahungu cyane. Abakobwa be bari mu kigero gike. Kuko urumva bo bakobwa bavuga ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri. So na interest wumva umuntu abashaka ariko ku batipe urumva harimo sije nyinshi mushaka kuvuga ku bintu bitandukanye. So bye byaranteresinga kumva tukavenda nko ku mupira cyangwa tukava no ku bintu bya ibintu bye byose ariko wasangaga ku mukobwa ni break up muriya yanyanze kinyere ukumva nyine haguzo biri ni same story ni ibintu bigenda byisubiranzo. Gutyo rero ugasanga hari bamwe na n'ubu ngo ugasanga n'ubu hari bamwe rwose ubo twigaraga muri secondaire bavanga umva hariya naragutinya ngo se waraboninyiraga wantinyiraga iki urabona ntinyitse uzagize n'ukuru nagukundaga guseka naraseka warasekaga kandi useka neza narasekagamo hariya ariko nyine iyo narakaraga byabaga ari ibindi bintu ushobora kuba wanarwana wigize serious ushobora gukubita nk'umuntu
ako kantu ni keza ubwo nari nshatse kukubaza n'ubundi kuba wiga kandi ugendana muri crew z'abatipe abakobwa bari bameze gutyo ndabibuka natwe kuri high school nabaga mbibuka na nawundi acyabibuka abenshi usanga ubu ngubu ari bwo nyine batangiye icyo kintu cyo kuba abakobwa cyane iyo ugarutse inyuma rero ubona nta kintu wahombye kuri side ya gikobwa cyane nta kintu nahombye ukuvuga ngo wabereye umukobwa igihe yes kwinjira rero mu bakobwa kwinjira rero ugatangira kwiyemeza ukavuga uti nina none ngiye kuba umukobwa noneho nje nambara nyine gikobwa urumva na shopping yawe ubwiragoye irahindutse byagenze gute iyo transition yaciyemo hagati kugira ngo umukobwa uva muri za clique z'abahungu n'undi wagendagamo andi clique yanjye ntago yahindutse n'ubu buracyari mu bajama n'ubundi nacyari mu bajama rwose ariko nyine urumva hari society abanyarwanda hari aho ugerageza kuvuga se nkuriya ni umukobwa ariko wameze yambaye nk'abahungu ibiki urumva iyo trauma depression ubwo ngewe nkura ntago nakundaga kumva negativity naranayangaga ngewe rero kujya kumbwira ngo ndakora iki kugira ngo wowe bikunyure ngewe bitanyuze no fitinga ahantu kugira ngo nge ngushimishe ego n'ubu ngubu ntago nkora ikintu kugira ngo nyikoreye iyi ngiyi no ngewe ngikora ku giti cyanjye ari ngewe numva ari nge umutima wanjye unyuzwe just for myself so gutyo rero ibyo ngibyo n'abantu ngewe I'm enjoying myself my youth my teenage my childhood biragenda kuko ni ibintu ugomba gucamo so iyo umuntu rero agiye kuguforosa ngo ujye mu kintu bikuviramo ibindi bintu kandi ngewe ikintu nagiraga ikintu cya mental health so rero ngewe navuze ngo ibyo bavuga ariko igihe kizagera transition ya ngenda bizi ko ndende umukobwa okay nge naho kujya kwambara gihungoya nago nabyambaraga cyane ngo ubone ko ari igihungu cyane no ntabwo wambaraga za style z'ama big down ibi big t-shirt ama Air Force Timberlands n'ubu n'ama big t-shirt ntabwo nigeze nayambara sure kandi ubu wakuvuga ko ubu ngubu aribwo mbishaka ariko ntabwo nigeze nyamba nyine nambaraga urabona nk'amakabutura ariko nyine yayandi utamenya ko ari nyine za ndiba byavuga ngo ni unisex nyine umuhungu ashaka kwambara cyangwa umukobwa akambara yes tungiye niko nambara ko t-shirt ntabwo nigeze nyambara aho ngaho wigeze yambara warangije high school ryari 2017 Miss Rwanda yaririmbanije ngira ngo byari bikimeze ukuntu biryoshye kuki utagiye muri Miss Rwanda kandi wari umaze kuba umukobwa mwiza ushinguye ntabwo nayikunzemo cyane nabonaga nayisangamo kubera iki nabonaga ngewe umutima wanjye bitanyurwa bidahura ntabwo byahuraga ntabwo yigo byari bya Miss Rwanda nyine wa mukobwa uhagarariye u Rwanda nyine w'u Rwanda ariko umuco bwiza yes ariko nge numvaga ari ikindi kintu ushaka ntabwo nisangagamo rero hariya nabonaga amaraso yanjye nayo bitari kujyana niyo mpamvu rero sinigeze nabitekerezaho bya Miss Rwanda cyangwa ari ukiri umujama no na benshi barambwira ngo mbigemo ariko nkababwira ngo no umunsi wanjye ntabwo uragera ubwo twabyita iki twabyita destiny twabyita iki yes arega ari ibintu ubona ukabona no ntabwo umunsi wawe wakageze kugira ngo ujye muri ibi bintu hari umuntu wigeze uganira nawe muri Miss Rwanda n'umwe se yaba contestants banyuzemo cyangwa se ba Miss hari abandi wigeze uganiriza nta n'umwe nta muntu n'umwe muri Miss Rwanda wigeze uvugisha nta n'undi anaganira nawe ariko aba Miss urabazi Miss bo ndabazi nk'aba Miss batatu b'u Rwanda wemera unakuzi uvuga uti kabisa uyu yarabikwiye uyu mu Miss muziki urumva buri wese agira kariteze nta muntu uteye nkundi ariko ukavuga uti reka wenda niherere kuri Bahati Grace niho kugiye cyacu cy'abasaza ngira ngo oya ngiye ni batatu beza wemera kabisa wa mbere ni Aurore Miss Aurore Kayibanda Mutesi yes wa kabiri ni Naomi na Jolie abo nibo bantu
Miss Ohol tujye kugenda ku murongo. Miss Ohol kuki umukunda kuki wemeye kari Miss kabisa na nuwa kikuri mu mutwe niwe wa mbere kabiri ni Naomi gatatu ni Jolly Mutesi. Miss Aurora we ni risk taker. Nicyo kintu namukundi. Rega hari ikintu ubona ku muntu ukabibona ko byanditse no ku gahanga. Ubwo risk taker mu Kinyarwanda cyiza twabivuga gutira. Size mu Kinyarwanda ukuntu twabishiraho. Wewe wizuvanganzo shante. Risk taker ni umuntu ushobora gufata ubundi bantumenya ngo risk ni iki. Risk ni nka ko biza bitinze. Si umuntu ushobora gufata ibintu ushobora kwemera agafata ibyaga ariko afite impamvu. Reka si umuntu ushobora gufata risk. Ubwo risk ni ingaruka. Ni ingaruka ubwo teka. Umuntu ushobora kwakira ingaruka anytime ariko afite icyo ashaka. Yes, akaba azi n'ukuntu yanakitwaramo muri iyo situation. Kuki wafatiye ako kantu kuri Miss Ohol Kayibanda? Aurore njye nagiye nkurikirana history. Aurore ni muntu uri private. Ako ntabwo ari too private. Aba private ku bantu batamuzi. Oya ntabwo ari nuvuga ngo ari na private wenda ku bantu batamuzi. Ariko burya hari umuntu ubona ukavuga ngo uyu muntu tuvuge ngo aramutse banamushize no muri position runaka ashaka kuyibyazamo ikintu. So that's Aurore. Ni izina rye Aurore. Ora. Noneho wa kabiri ni Jolly. Aurore ntabwo twe twabivaho. Ubuza akantu ka risk taker mpita ntekereza uribuka ubwo yakoraga ubukwe bwa mbere na Egide muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bari bazi ko Aurore abuze. Kira noneho kira kintu cyo cyahise cy'inyubakamo ikintu cya respect mo nanone. Urabona abandi iyo babisanze muri situation barapfa. Ntabwo ari no kuvuga ngo barapfa. Baba depressed. Baki ugasanga bigonze ugasanga nyine mentally n'ubundi barapfa. Hari abadapfa. Divorce nyeka ko ari kimwe mu bintu bibabaza abashakanye. Erega ngewe abantu bajya bango divorce ukibaza icyatumye kuri divorce. Ubwo ugiye kunyanamo psychological. Nyinjizamo rwose. Divorce rero ngewe mbona divorce ubundi ataba ari ngombwa. Kuko n'ubundi ujya gushaka umuntu umuzi nubwo wenda umuntu ni mugari ntabwo azamumarayo ngo ugire iki. Ariko n'ubundi ikintu cya mbere aba yakubereye inshuti. Yego. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ariko abantu hari ikintu abantu batajya bamenya nuko bazi ko iyo bakoze marriage ubukwe birangiye aho. Ijoro burigeze muri ngo byarangiye ubwo icya kabiri ni ukwita atwita akabyara karera abana. No, ntabwo ariko babivuze. Marriage ubwo ni irindi shuri ubugiyemo. Ni nkaho ari upgrade. Ubu urumva uvuye muri primaire ugiye muri secondaire niko navuga. So aho ngaho rero ntabwo birangiriraho. Ahubwo aho ngaho mutangira none kubyaza kuzamura bya bindi mutakoraga mbere. Mwasookaga niba ari rimwe mukahita muyigira inshuro 3. Bitewe n'ibyo mukunda. Yes. Aho ngaho rero nibwo mugenda mwongeramo wa mubano. Sibyo mwasookaga cyangwa mukanakina n'ibiki. Ariko abantu benshi babazi ko ngubu ubukwe burangiye tugeze mu ijuru ngewe na paradizo ubwo nukwita nicara ngo nabaye umugore ngo ngiye kwita ko none se kubyo ngibyo ntabwo babikora gukiri ingaragu. Ntabwo Aurore umwigiraho iki rero? Aurore rero uriya navuga ko njye namuha title wakavuze. Njye namuha title ya Golden Queen. Ni Golden Queen. Ndabona Golden Queen wakaba Miss wakaba Queen. Owe n'ubundi twese tuba turi ba Golden Queen ariko uriya we ni
ni golden queen kuko nayiboneyeho cya gihe kuri bwa bukwe bwe bwa mbere yego hariya iriya niyo situation undi umuntu yitwaramo ntago yatumye ko iriya situation iba downfall no hariya yese yigamo ikindi kintu kiramufasha yananuka urabona ko abandi bahita bananuka ibintu byinshi abenshi bajya mu bigo byo bakagenda bagapostinga bagashiraho bagazanzamuka ibintu byo no we yabitwayemo kigabo niko navuga ari wowe iriya situation ibayeho ngira ngo situation nkiriya ntago ibishimishije yego ariko sinanabikwifurije ari wowe ibayeho wabigenza gute wafata inama nk'iya Aurore wamera yes kuko nje ni mwiza pe aho ngaho nta wabishinja ni vi kuri Jolly cyo navuga we ari bold ajye mu Kinyarwanda ngo twavuga nk'iki ibi bintu biragoye iri gufata utuntu ari twancanze neza ari ibintu udashaka kuja mu Kinyarwanda ari very bold urabona ni wa muntu kandi utajya ukunda amanyanga pe ahagarara mu kuri nicyo kintu cye cya yego style wabonye ukuntu ateye style ye rwose hariya nta muntu wabipinga ntawabipingaho ni ibintu bye rwose yego nta n'ikintu namushinja rwose pe twakomeje ariko hari ikintu nigeze kumva ujya ukora siporo ndazikora ujya ukora siporo buriya ari umukobwa wakoze siporo zihagije za siporo nziza kabisa njya numva ngo abatipe benshi banakunda nyashi sibyo n'umukobwa uri kubyumva muri no minsi ngo plastic surgery ngo zaje ngo zadutse wahitamo iki ari plastic surgery na siporo harya niba mubyita swat sinzi ukuntu mubyita bira bintu mukora kugira ngo muzane gahunda muri gym wakora siporo none se ugiye gukora plastic surgery ukorega nta kintu kitagira ingaruka na siporo zigira ingaruka at times yes kuko bajya bava too much of everything is always bad se sugiye wabona na babandi bajya bakunda gukora maze ugasanga baragize nuko bajya bavuga ngo wenda siporo ni nziza ku mubiri ariko hari n'ibibaviramo n'ikindi kibazo ariko kushaka kubyudinga umubiri we nk'uko wabivuze amaswatsi ukaba ashaka kuzamura ibice byabo byo hasi byo birashoboka ariko wenda hari n'abafite n'amafaranga kugenda bakajya gukora iki bakajya gukora plastic surgery so wowe uhitamo rega nicyo kintu mu buzima afite choice you have choices sure uramutse ugize amahirwe yo kuba Jolly ari uwo mu muryango wawe wamuha uye mwanya yaba iki muri family abatante wawe yaba mama wawe yaba urumva aba family members ni benshi wahitamo akabiki cyawe byaba byose byose kuri wowe nihe muntu byose tugira papa tugira mama bakibaruka abana none se ba mama bakitwa ba uncle yes utagiye kure hari abana bakura badafite ababyeyi yego sibyo uko rero yaba mama wawe no hari abana bakura badafite ababyeyi hakazamo umwe muri ba bana ufata za responsibility za kibyeyi none ubwo ngubwo si umuha izo title zose aba mama n'ubundi aba ari umubyeyi wawe aba mama akaba na papa wawe at the same time yes so nawe abaye byose nta kibazo nta n'ikibazo aho ngaho abaye mukuru wawe aho ngaho byo ni sava tujya muri Miss World Miss Universe none se turi muri Miss Universe ese ubundi buntu ugiye mu bundi ngende kuri Universe ariko continent Africa kabisa all right Miss Naomi Miss Naomi nagapuchuri Miss Naomi chets akose chets mungu ambwiye ngo ariko se my sister oh god no Miss Naomi afite ya vibe good vibe ni umuntu ndamukurikira kuri Instagram no kuri YouTube ni
ngo tujya tuvugana ni wa muntu umva ushobora kwifuza ngo uzajye mwicarana umva yavuga ibitari byo yavuga ukuri yatavuga ariko kunda vibe baba afite yes niyo byaba ari ibihuha she's very unique na sinzi ukuntu nabivuga ntabwo ari wa muntu uri too exaggerate uri bya bintu biri too much ngo can we cut Nina wari uri kumbwira aba Miss wari barangije ariko ugeze kuri Naomi Miss Naomi kukiwe umushyira muri iyo top 3 yawe muri abo batatu Naomi good vibe good vibe ni good vibe kandi we niwe kabisa yes ntago yitukuje ntago yigeze ntago tuvuga ku bijyanye no we ibyo avuga abisanisha n'ubuzima we ari unique we avuga kubirimo biraba urabona abandi bashaka kwita bashiramo nk'akantu ariko we hari uburyo atanga n'ama content ye n'ama vlog hari uburyo abivugamo hari ujya akoramo ibintu bye yes we ari unique yego character ze zone za kuko ntago azamusanga muri za showbiz zizenguka habaye ikizi zo rumors no maintaininga urumva we ari ukuntu we abisepara ubuzima bwe n'ubwa showbiz so we aho ngaho ngewe rwose kuko nawe ari batatu abo batatu bandi bakavuga ngo tubahaye nko kuyobora ikintu runaka muri ministeri abo n'abavotinga nabanje no gutekereza kabiri okay abo bantu batatu bapange mu myanya myiza y'ubuyobozi mu ma ministeri cyangwa se ubapange kuko nubundi ni ibitekerezo byawe bidakuraho ibyanjye cyangwa bidakuraho iby'abandi baha imyanya mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kadutangiye kuri Jolly yego Jolly namushira mu nteko nshinga amategeko Naomi nkamushira muri Minisiteri y'Urubyiruko Aurore bura namushiraye Aurore sinzi ndi sinago Aurore yabo umunyamakuru mwiza katubera nka Scovia umuyobozi wacu Aurore agakunda kuvuga oya aho ngaho umubeshyeye aho ngaho umubeshyeye cyetse wenda dushizemo wenda nka Naomi wenda aho ngaho yagiramo pe ko twari tumukurikirana turi benshi akose Aurore namushiramo agana he namushira muri foreign affairs ariko yego kandi koko yes yaba mushiki wabo yes kuko rwose buri ubanye n'amahanga si ibintu biba byoroshye no guceceka cyane ukavuga ibijyangombwa niho namushira bitumye mita ninjira rero umbwiye aba Miss batatu wemera mu Rwanda bise bituma ninjira mu badamu wemera mu Rwanda bakwinfluencinga cyane kurenza abandi ubwo nabo ni batatu kujya tubijyanirane yaba bari muri politique yaba bari muri social life hari arabuzi benshi abadamu ufata nk'aba role models bawe uvuga uti abantu y'umuntu kanaka ndabemera ani babiri mushiki wabo na Scovia yego mushiki wabo nabo ngabo nabyumvise wumva ni izina mushiki wabo yes kuki wemera Scovia cyane Scovia ura ubundi ni izina ry'Imamo Rwa Gasabo
mama w'u Rwagasabo ahubwo yagomba kwita mama w'u Rwanda agomba kujya muri Rwagasabo azaga kuba mama w'u Rwanda. Rwanda si Rwagasabo nyine ako n'undi rata nibyo ni Rwagasabo. Itangazamakuru ni mama w'u Rwagasabo no mama w'u Rwagasabo. Icyo kirasobanutse mushiki wabo nawe twamwumvise. Winjiye gute muri Miss Africa Golden International ngira ngo ni 2024? Hari abamisi benshi, hari Miss Naomi, hari abo bose bagiye hari bari ngira ngo Muheto Divine aracyari current, ubu ngubu ntawe uramusimbura. Wagezemo aho ngaho gute mu bintu bire international? Ibi mpuzamahanga. iyi ngi nayitangiye nkuko nakubwiye, nayitangiye ari muri Rwanda Global Top Model, ubu ngubu isigaye ari Rwanda Global Diversity iyobowe na Paulette Ndekwe, ari we nawe National Director wanjye. Nibwo nabigiye mu mwaka ushize, duhatana n'abandi bakobwa yarimo n'abahungu, nza kwegukana, nza muri main winner. Aho ngaho ukora baraba nyine abatsindaga bagomba kubohereza mu ma international competitions zo hanze. So iryange ryaje babimbwiye mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Yes, k'uyu mwaka nibwo Paulette yanyandikiye arambwira witegure competition yawe igiye kuza. Ndamwase iyihe? Nibwo yahise ambwira Miss African Golden International. Bango okay, ko nabyo ntabwo byoroshye. Nkora ibyasabaga, nanga application yanjye nduzuza, noneho sasa dutangira guhatana kuko undi competition yatangiriye mu gihugu. Competition yatangiriye mu gihugu, urumva gufata ibihugu byose bya Afrika hakazamo n'ibyo hanze, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye. Urumva twatangiriye inaha, urumva gufata ibihugu byose bya Afrika. Hari igihugu nta nzi ko kiri muri Afrika nabonye wifotozanya. Austria. Austria nawe yajemo. Numbyo nakubwiraga hajemo n'ibindi byo hanze. Yego. Yes. Uriya mukobwa muri Austria waramutsinze? Ni igisonga cya kabiri. Yaragukurikiye? Yes. Ko nafite igihugu cyitwa neza gikurikira u Rwanda koko? Austria. Rwanda, Austria. Yaje umuntu wo muri Australia ku. Ni Austria. So ntabwo byoroshye, urumva competition yari hatari, byari online voting, akazamo Instagram voting. Urumva atabashije kugira amahirwe. So twebwe twagiye kuri semifinals turi ibihugu 6. Nurumva nibyo byabashije gukomeza. Nibwo rero nahise mbona itike yo kujya Nigeria Lagos kujya guhatana, urumva ikamba. Ubugeze Lagos bwa rwa mbere? Yari ubwa mbere. Witwaye utubwo? Nakubonye uri kurya ya sombe yabirenduka n'ubugari. Igusi soup. Igusi soup. Oya n'undi bivanze abarimo ihene, ifi. Umva bashizemo ni akuntu bitarenduka. Ni ifi n'ihene. Akiraryoha. Iraryoha nubwo wenda ari mu rusenda nyine. Muri Kigali numvise ngo ibigira. Irahari nayo Nigerian nazo zirahari. So nagiye 24 z'ukwa 11 kwa 11. Nagiye 23 mu ijoro. Yego. Ko nagezeyo 24. Yego. Ugezeyo rero competition nabonye uzi gushayaya abantu ntago watubyiniye, ubundi twakwakiriye amasaha mabi yaba ntazuba rihari bari gushayaya kuko. So nuko rero byatangiye twahise urabona ibihugu 3. Nigeria kurumva uri iwabo, ni wabo afite audience yose. Ubundi Nigeria nicyo gihugu bagira ya entertainment iri hejuru. Kandi muri ibi bo kumva ngo hari umuntu ubahagarariye, babyinjiramo nkaho ari ikisi. Bakuzi batakuzi, kupfa kuba gusa babona ngo hari umuntu uhagarariye Nigeria gusa.
so hari Nigeria umva Nigeria ikindi yari Nigeria, Namibia na Tanzania. Yes. So abo nibo nagomba nibo nahise mbona ngomba gufocusinga on. Muri bo hari watsinze Tanzania niwe wagitwaye. Niwe wabaye main. Yes. So aho ngaho rero hari uburyo ubonamo kavango hari abantu uri guhatana. So aho ngaho turi muri boot camp. Kuko niyo muri boot camp twagendaga dusura ibigo bitandukanye, abantu batandukanye, barwiyemeza mirimo. Yes. So aho ngaho go nahise mbona ko Namibia yavuye nta kibazo nyifitanye nawe. Ngiye babiri gusa. Ubu nibo bantu bari no mu mutwe mpaka finale. Yego. Yeah. So urumva ntago twaryamaga. Tanzania babaye Miss Rwanda ituwa first runner up. Wambaye ikamba ryiza rero. Iri kamba ko ridasanzwe. Iyi zahabu na amafaranga ngaye mbwiza ukuri wenda sindi bukubaza yo wahembwe kuko warayatwaye nubundi. Izi kamba nago nzingo nirihagaza ngaye. None se wari impanka ajya kurebesha nyine nkakubwira ibiciro rihagaze. Ntago nari go ko niryanjye. Oya nta mushiki wanjye tukikoza wenda ku bantu bapima tukareba. Oya biri niryanjye. Niko izahabu niryanjye. Niryawe. Ntabwo utekereza kurigurisha. Ugurisha ikamba ryawe? Erega wibuke ko na Madonna yigeze gukena akagurisha niba ari iki. Hari igikombe yagurishije yigeze gutwara kera hise akigurisha. No. Ugeze niba yari afite nibindi. Iri kamba se nta nubwo bakubwiye bati rihagaze amafaranga angana gutya. No. Ariko ntago ugendera kuri value y'ikamba. Value bwayo kuri baba guteretseho gutya ngo. Cyo nicyo kintu. Ese bakiri gutereka wumva umeze ute? Umera nk'umukobwa ba propose bamuha impeta ya fiançailles. I guess so. Ngo kwiraremereye. Izahabu yawe iraremereye. Iraremereye. No urabona hariya twayirwanye nka bakinshiraho nayirwanye hafi nk'amasaha 3. Uryambaye gutyo. Ndyambaye ariko numvaga umutwe nagendaga umutwe wumva ugiye nko kuvaho. Ibiremereye. Bari kwibyo byenze ute? Ngoza nindawarigera. Ushobora kurifata urabona hari igihe ushobora kuba urifite nko mu modoka ugenda urireba. Uyireba? Ndeba ngo ukuntu ngo muri Kenya ngo umuntu ushobora kuba ufite telefone mu modoka umuntu akayigucapuza. Anyway ni ibisambo biba hose. Uramutse uribuze wabigenza ute? Ubwo simbizi. Aho ngaho sinzi ukuntu yabyagenze. Namanzuro wafata. Gusa bitazaba kwiyahura. Wakuyora ko ikamba? Iyo zahabu irahenze. Nyuma y'ubuzima hari ubundi. Burenze bwiza kitakekeraga so. Nahoze ndeba kuri Instagram yawe ubwo ni social media platforms handitseho commercial model. Ubwo bivuga ko uri mu bamodo nyine bari muri business. Karakanuka commercial model bivuze iki? Commercial burya atandukanye na fashion. Yego. Wana commercial we aramamaza. Yego. We umushaka kumuha products akakwamamariza niyo commercial. Wa fashion urabona bo baba bafite criteria zitandukanye. We anakora n'ama runway n'ibiki. Yes. Okay. Reka ngushimire cyane ubutumwa ku banyarwanda abakumbuye Miss Rwanda ndetse ubwo n'abagutoye cyane kuri social media urumva ubufite nubundi kugenda ukazana ikamba gutya ntago ubura umuntu woroshye. Ubutumwa nababwira cyambere menya uriwe numenye uriwe aho ngaho uzabasha kwiha agaciro. Nuwiteho ko ibyo abantu bakubwira kuko mu buzima buri muntu afite ingamba kandi agomba kuzuzuza mbere y'igihe cye. So icyo nababwira menye uriwe ubashe kugendamo neza mu mwanya wawe. Igihe cyawe ukigendemo neza kuko nuzi ejo bundi kizakubaho. Bizaba bimeze bite kandi
icya kabiri wikunde mbere yuko ujya gusanga bagukunde cyangwa ujye gukunda n'abandi bantu. Wikunde, wiyubahe. Muri ubu buzima nta muntu uzakuba utabanje kwiyubaha. Yego. Nicyo nako. Kandi cya gatatu ndabashimira cyane kubankurikira kuri Instagram yanjye. Ndabashimira cyane kubanoye, kubanansenge no muri urugendo n'uru nguru nyigendamo. Mwarakoze, ndabakunda mwese. Yego. Hari akantu uvuze numva kanteye ubwoba, ariko nyine ku ruhande rumwe uti mwikunde, mw'abakobwa mwe, mw'abahungu mwe, mwikunde cyane. Ubwo nibaza kwikunda bazakundwa nabande, urasa n'utandukanye n'abashaka aba boyfriend n'aba girlfriend. No, ntago aricyo nemphasizing. Ni ugukunda ubuzima bwacu. Yes. Okay. Nyine twikundwa kaza tukibagirwa ibyo bya copinage cyangwa se bya No. Banza wikunde. Wihe agaciro. Noso uzajya gukunda umuntu umusaye ngo ngeye nkunda wowe utabanje kwikunda. Ikibazo. Ni ikibazo aho ngaho. Nicyo rero ikintu cya mbere kiri gupfa. Na n'urubyiruko navuga ruri hano hanze. Yego. Yes. Ndagushimiye cyane. Ubwo ariko nanone mujye kuri pages ze zose ni Laura Sarah ngira ngo. Yes. Ubwo hose kabisa mujyeho mukore follow, subscribe niba afite ama channels atandukanye. Hari channel za Instagram, channel za YouTube, channel za Facebook, hose channels zirakunda cyangwa amazina atandukanye. Njye nkoresha cyane Instagram. Yego. Na TikTok. Ariko ni uko nguko nyine. No, kuri TikTok iratandukanye. Kuri TikTok iratandukanye. Ntago njye nkoresha Facebook. Yego. Sinjye nyikoresha na YouTube, mfite YouTube channel. No. Izo nizo platforms zonyine ngera iyo nshaka gusangiza abantu banjye. Nizo platforms zonyine nkunda gukoresha. Urakoze cyane Sarah Laura, ngira ngo ubwo ubutaha turakwifuriza ishya n'ihirwe n'ubundi tuzakomeza tugutumira. Yego. Ariko n'amarushanwa yo mu Rwanda ugiyemo niba hari ashobora kuba muri no minsi nawe amenye. Nta kibazo, tuba twazamutse. Twakomeje. Urakoze cyane.